uwo mwambari Tanganiya dutanganiya tubera ibamba kukaribanga itangaje uwo mwambari Tanganiya dutanga turamutanganiya tubera ibamba kukaribanga itangaje uwo mwambari Tanganiya dutanga turamutanganiya tubera ibamba kukaribanga itangaje nanyuzwe mu mutima wanjye bitindiri ibihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye biri gushima nshobora no kuguha iyo serivisi ariko sinamubona yenda indirimbo ubutumwa ndi gutanga ntihagire abantu ntibubakore kuko ari gospel ariko ari gospel abantu zidafasha abantu nyine ngo abantu baziyumvemo cyane ngo wajya nk'aho ugasyata wumva indirimbo yanjye n'ahandi ugasanga izwi mu gace k'iwacu gusa igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru ati nimuze bana banjye maze aduhanagura amarira twaririye muri iyi si. Reka mushimire wogiye gukurikirana iki kiganiro ngendese nk'uko bisanzwe iyi ni Bambariyo nk'uko mubizi rero tugenda tubazanira impano zigiye zitandukanye akazi kacu ni ugufata abana bafite impano tukabashyira kuri spotlight nk'abanyarwanda mukajajinga namwe mukagira icyo mubafasha kubatera ingabo mu bitugu kubaha ibitekerezo yewe wanabasapotinga mu buryo bw'ubushobozi. So rero rero mushimire wowe uri kumva ururimi rw'ikinyarwanda uri mu nce zitandukanye z'igihugu abari hanze yacu namwe turabasuhuje cyane nawe wakoze subscribe reka mubwire ngo Imana nikumpere umugisha nawe yikore ubute uwubona. Kandi ubu nkaba natangira nka ikaze abatumirwa banje muri kubona kuri mikoro na kamera za Bambariyo ikaze kuri Bambariyo. Yego amazina Uwimana Christine ndagusaba kuvuga cyane. Mugenzi wawe yitwa nde? Jyanye na Yesu Alice. Higo. Zina ryiza cyane. Well. So, muri bantu ki Alice and Christine? Well. Muri bantu ki? Turabaririmbyi nyine turabaramyi. Yego. Bafite impano. Yego. Yego, zitaraguka ariko nyine niyo nzira. Alice wowe? Turabaramyi nyine. Nubwo bitaraza neza. Yego. Okay, niba mwizera Imana nk'uko biri ndamye kizabikora. So ndashaka kumenya ariko reka mbereka akantu keza nimwemeza abanyarwanda mugira akantu mubakubita kugira dutangirane bafite babona ko mushoboye. Nimutangire twagiye. Uwo mwambari Tanganiya dutanganiya tubera ibamba kukaribanga itangaje uwo mwambari Tanganiya dutanga turamutanganiya tubera ibamba kukaribanga itangaje uwo mwambari Tanganiya dutanga turamutanganiya tubera ibamba kukaribanga itangaje. Well, murakoze cyane reka mbabwire ngo murashoboye ku giti cyanjye ngiye ndabona mushoboye sibyo? Tugiye kubanza duhere ku buzima bwanyu muri nyine mukora iki ndagira ngo nkubajije nkawe Christina mu magambo make Christina ni muntu wavuga kuri muntu nk'umubwira umunyarwanda mu magambo make Christina ni muntu. Christina nyine ni umukobwa sibyo? Yego. Ukiri mutoya umunyeshuri. Yego. Ufite ejo hazaza. Well. Kunda Imana n'abantu. Kunda Imana n'abantu. Christina kuki wahisemo kuririmba gospel? Mpamvu nahisemo kuririmba gospel ndayikunda cyane. Urayikunda? Niwo muziki numva nakora nibohoye nyine nisanzuye cyane kandi
nyine nkifite n'umuco kubera ukuntu nyine mbibona nka ziriya ndirimbo nyine za sekura hari ukuntu mba mbona nyine nk'umukobwa ayijyamo ukabona ntabwo ari sawa cyane. Yego. Uramutse hari nk'umuntu ukubwiye ati ngenda abona ufite impano ngwino dukorana akaririmbo ka sekira ntabwo waza? Ka sekira byaterwa n'ubutumwa. Byaterwa n'ubutumwa. Byiza cyane. Byiza cyane. So hanyuma Alice wowe biti uri muntu ki sa nkubwira abanyarwanda wowe uri mu magambo make? Yego. Yego. bitewe nyine n'impano ngiye mba numva nifitemo ikindi abakobwa nshima Imana ukunda gusenga ukunda guseka yego uhora wishimye yego ndi kwitegura ko mu gihe niga sinatetse nzaba nageze hanze uzaba wageze hanze nyimara kuva mu cya leta nyimara gukora okay nicyo nagira ngo turaseho kandi ndagira ngo uze kwibohora uvuge urumva ukuntu uvuga urumva vibe afite ndagira ngo abe ari kuza kumera nanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye iri gushima nanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye iri gushima. wow Yvette na Christine Dorocas na Vestine ukantu ko numva gasona neza ntabwo bazabitira ko mwabibuririyeho cyangwa mwabashishuye oya nimuraka ko njye mfite icyizere ko muzagera kure bariya ntabwo ari ukuvuga ko twabashishuje yego bagize amahirwe baravukana barakorana natwe rero twagize amahirwe tuba inshuti turanahuza nyine tugakora ni ukuvuga ngo icyo mutandukaniyeho ni uko mutavukana ariko ntabwo twabashishura dushobora no kubashishura biduhiye iyo mwumva mwikoramo ibintu by'umwimerere byanyu atari bo mu gihe cyane nta bandi bantu mugendera muvuge ngo reka dufate indirimbo wenda nahawe ijambo yabo tuyifata bariyo dukoramo melody yindi ibi nicyo bita gushishura igesi niba nibeshye mwe mubikora gute ibintu byanyu ibintu byacu ntabwo tubikora mu rwego rwo gushishura wenda tuvuge ngo injyana bakoresheje aba ariyo dukoresha dushobora kuririmba indirimbo zabo nk'uko wenda hari abahanzi dukunda nk'uko nkunda ari Negangari nabo ndabakunda ariko ntitubashishunye twe tugakora iby'umwihariko wacu icyo nicyo bita talent mpamya ko mufite sibyo ndagira noneho mpere mikoro Alice iyo ndi bumwita Alice ariko ku izina akoresha ni Yvette Fiyete so ndagira ngo ndaza gukoresha Alice niko kabangutse sibyo okay weho wahuye gute na Christine nkawe gute ugira muvuga ati tugiye gukorana Christine twahuye hari groupe vote yabarana uvuge cyane yitwa Blessing Ministry twahuriyeho yego ntabari twe Uwiteka ahubwo izina ryawe data rishirwe hejuru n'abari twebwe data ahubwo izina ryawe ari ryo rishyirwa hejuru ibyo wadukoreye n'ibihamya bitemeza ibyo wadukoreye n'ibihamya bitemeza
wow sinari kwemererwa kwinjira kuko ibiganza byanjye byuzuyemo amafuti iyaba atari we witanze ku bwanjye wa mwenda ukingirije ahera ntiwari gutabukamo sinari kwemererwa kwinjira kuko ibiganza byanjye byuzuyemo amafuti iyaba atari we witanze ku bwanjye wa mwenda ukingirije ahera ntiwari gutabukamo wow bamubwira ngo uririmba neza kandi uzi no kwandika hari igihe umuntu aba azi kuririmba ariko atazi kwandika sibyo then kugira ngo bataza kubinjirira cyane abantu n'abantu baba batureba ariko bafite izindi gahunda bari gushakisha ibihangano bakora wa mugani wa Lise bavuga ati nitwumva ari keza ntimuze kuvuga amazina yazo tunarekeraho kuririmbiza umwanditse sibyo ahubwo reka tujye ku gikorwa nyirizina nimuse yemba nyango dukora akazi sibyo kuko umunyarwanda naje no kuba ati wenda Lise Yvette na Christine reka njyewe mbafasha sibyo azi afite evidence ko bashoboye twe twaramuhaye evidence azi atavuga ngo cyangwa barabeshya sibyo reka nkwereke tugiye gukora uburyo mukora muri blessing ministry sibyo yego muduha akantu mujya mukunda ka kantu mukubita umuntu akajya mu mwuka simukazi yego aba ariko muduha aho twumva ukuntu ari meze yego twagiye ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe Imana yiwugiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu Yesu wanyuze n'Imana hashimwe Yesu wanyuze n'Imana hashimwe Yesu hashimwe Yesu wanyuze n'Imana wow man sinzi kabisa none se niki gituma mudatangira gukora projet zanyu niki kiri gutuma mutinda ikintu gituma projet zitajya mu buryo ukamvugisha ukuri yego harimo ubushobozi yego hano umuziki utwara amafaranga hano igihe ureba yenda urwego rwo mu rugo ukuntu bimeze yego uba wongeye yenda wanditse indirimbo akababwira mu rugo wongeye gusohora indirimbo ubona situwasiyo barimo yego ubwo rero ni muri ubwo buryo nyine projet turazikora tugahagarara mu kwizera nyine ko turanasenga yego ariko ntabwo twahita tuvuga ngo tugiye kujya muri studio kubera ko tuzi ko muri studio nta kindi gikora ni mani rero
muri iki kiruhuko harya mugira ikiruhuko kingana gute? tuzatangira kwiga mu kwa 9. Reka nizere ko hari abanyarwanda bazagira ikintu bakora, yego sibyo? Namwe mushyiremo ingufu, murashoboye cyane, sibyo? Ese mu rugo babifata gute iyo babona muri kuririmba? Wowe mu rugo babifata gute? njye mu rugo baragushyigikira cyari igihe bakubwira ngo gabanya bireke banza wige? baranshyigikira. Ninde ugushyigikira cyane? ni mama. Ni mama. Wowe papa nta kintu biba bimubwira. nta kintu uririmbye utanaririmbye nta kintu nta kintu bimubwira. ariko mama washyiramo akantu cyane ababona ko kubera ko nawe akunda gukina filime, ababona ko nyine ibi bintu ari byiza, ababikunze abishyigikiye cyane. yego. Mama niwe ugushyigikira? Ufite papa? Sorry, ihangane. Ufite famiye ariko bo muvuka uri wa kangahe wowe? Uri imfura. Ubona babyumva gute kubona umwana w'imfura mu rugo, sibyo? Ubaho urugero rwo kuririmba, ubona babifata gute? Hari abagukurikiza bakaba bati ngiye ngomba kuba nka mukuru wanjye. Okay. None se mukurikije ukuntu situation ya hano hanze imeze, mujya mwumva ko muri music cyangwa no mu buzima busanzwe abana b'abakobwa baba bafite? Njye nkaba nawe ngo no mukorera indirimbo ariko hari ikindi kintu mutegereje. Yego. Mwumva gute ko muzahangana n'ibyo bintu? ibyo bintu tuzahangana nabyo kuko ntibyabo. ibyo rero tuzahangana nabyo ni ubu ngubu. ni ukuba nimba wowe wemeye kunkorera indirimbo ariko ukaba ufite ikindi kintu ugamije. Yego. rwose iyo ndirimbo yihorera. Yihorera. ndi umuhanzi birazwi, Imana niyo ibizi. twe turi aba gospel nyine twizera Imana. niba yaravuze ngo nzaba umuririmbyi, we rwose nshobora no kuguha iyo serivisi ariko sinamubona. yenda indirimbo ubutumwa ndi gutanga ntihagire abantu ntibubakore kuko ari gospel ariko ari gospel abantu zidafasha abantu nyine ngo abantu baziyumvemo cyane. ngo wajya nk'agasyata wumva indirimbo yanjye n'ahandi ugasanga izwi mu gace k'iwacu gusa. ubwo rero njyewe numva ko tuzahangana nabyo. ese uyu muntu ugiye kunkorera indirimbo agamije iki? namara kumenya icyo ugamije nyine akwihorera nkakora. Uzajya ubwirwa n'iki cyo uwo muntu agamije? ashobora kubimbwira. ashobora kubikubwira. ashobora no kutabimbwira akagaragaza ibimenyetso. iyo serivisi ukayimwima? nkayimwima. bivuga ngo wowe ku muntu uzaza kwaka iyo serivisi biba byapfuye. biba byapfuye. ibyo ni byiza cyane. So Alice, wowe bimeze bite? yabireka nabireka burya akenshi nyine umuntu yagiye gukora umurimo w'Imana nyine ntabwo aba yizeye ko icyo yatekereje kizaba ijana ku ijana. nyine uhuye n'umuntu nyine akavuga nyine ufite imico mibi, nyine buriya ntabwo aba ashaka kugirira neza, ahubwo aba yarashatse kugufasha kuko hari icyo agushaka. rero abo bantu twe twizeye Imana ko abantu Imana izababarinda nyine natwe ikadufasha. yego. ubuzima nyine busanzwe bwo gukora hari n'igihe nyine biba, yego. ariko nyine ugasanga n'abaririmbyi babigizemo uruhare bitewe n'uko batabanje kubaza neza impamvu icyo bagamije. yego. ariko nyine mbere na mbere twebwe rwose tuba tuba tuganiriza uwo muntu twumva hari icyo dushaka gihabanye n'icyo twe dushaka, twamureka buri Imana yo gutegurira bizagera aha ngaha nawe uko byagenda kose. yaraguhaye impano yohereza umuntu akagufasha kandi ibintu bikagenda neza kabisa. nawe utiyandaritse nawe nta kindi kintu kibi kibaye hagati yanyu, ahubwo kubera ko hari icyo Imana yagushyizemo cyangwa hari icyo ubona uzaba cyo ukakurinda. reka abo bantu tubirukane mu izina rya Yesu turirimba. muririmba kandi kantu tugenda. umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru, ati nimuze bana banjye maze aduhanagura amarira twaririye muri iyi si. hari igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana
iyo mu ijuru ati nimuze bana banje maze aduhanagura amarira twaririye muri iyi si. hariho igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru ati nimuze bana banjye azaduhanagura ya marira twaririye muri si mbi. hariho igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru ati nimuze bana banjye azaduhanagura ya marira twaririye muri si mbi. nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kunjyana ubwo uzaba ugeze ku bicu nange mpite gusanganira. nishimiye kuzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kunjyana ubwo uzaba ugeze ku bicu nange mpite gusanganira. wow 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 wowe ni iki gishobora gutuma uhagarika music ukavuga ati nubwo nari ntangiye ngeze kure ariko biranze ndabiretse? shaka ubitekereza nta kibaho well icyo gisubizo ni kereka napfuye n'ugupfa wowe hanyuma hari ntacyo pe nta muntu ushobora kuguca intege ugahagarika music. guca intege ni ibintu biba bisanzwe mu buzima. ushobora kudaca intege n'abo muhura cyangwa abagiye kugukorera ukanazicana ubusitani yego n'abakugirira ishyari bumva ko nta hantu kagera. icya mbere ni twihaye intego gukora kandi nta kintu kimwe cyaduca intege twitaye. udusezeranye ibintu ntubikore ni ibyawe urubanza ni urwawe ariko twebwe turakomeje ibyo twahura nabyo byose kuko Imana izadushoboze kuba twabyihana ibyo tuzahura nabyo byo ni byinshi. aho uzatubwira ati muririmba neza ndakubwira ati muririmba neza ndakubwira ati ntimuzarengana yego no mu kwa munani ndakubwira ati uzagera isaza ukibikora. nyine mu buzima abantu baratandukanye icya mbere ni uko Imana twizeye izabafasha ikaduha umutima wo kwihangana no kwakira situwasiyo tuzahura. yego okay. nzogera ku cyo yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu bibeshe iyo ivuze biraba yategeka bigakomera nifite ijambo rya nyuma kuri njye. isi yuzuye ibitera ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo nzi neza Imana yavuzeho kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege mu mwijima utuma
tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere nzogera ku cyo yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu ntibeshe iyo ivuze biraba yategeka bigakomera nifite ijambo rya nyuma kuri njye. Wow, murakoze cyane. So ndizera ko tuzagaruka hano hari igikorwa tuje kwereka abanyarwanda, sibyo? Ko ibi ntabwo bigomba kurangirira abana, siko bimeze? Okay, mwakoze cyane kwitabira ubutumire, turi kumwe ndatekereza ubu tugiye kujya dukorana neza, sibyo? Okay, reka mushimire umunyarwanda wakomeje kureba iki kiganiro, wowe wahisemo gufata umwanya ugakurikirana aba bana, niba ari icyo wakora gikore, ni ugukorera umugisha, kandi nanakubwira ko imbere y'abanyarwanda n'imbere yacu bambariye akazi kayo gakomeje, nakubwira ngo njye na Risedu hasta la vista.